Abakunzi bacu ba Teta TV nakagaruka amakuru yacu ubu noneho ikigiye gukurikiraho hari umudamu ngiye kureba ubu nagiye mu misozi ya ngiyo ariko akazi no kukikorera abantu banje hari umudamu ngiye kureba umudamu twigeze kugirana ibihe byiza umudamu muraza kuyakurikirana amakuru muraza kuyamenya ngiye kumureba ngeziwe nakoze urugendo rurerure kugira ngo mpagere ariko ndahageze ntazi ko ndi unaze ndamutunguye ndavuza nti byanga bikunda ndajyayo reka ngende murebe twarabanye hari ubuzima twabanyemo ariko ndashaka kugira ngo mugereho numvishe ko hari ukuntu byagenze numvishe hari amakuru mashyashya mfite kugira ngo nyimenyere imvaho menye ibyo bintu byari byo rero ndahageze kamumbanga ndahageze yo bébé do Chandaho shama majunika ngubwire namenye amakuru ndakatizaza mureba shama majunika ngubwire ndicutara urabizi oya ndagukunda sheri ndagukunda ntabwo bizi ko ngukunda shandaho yesu we baby wabonye umukobwa wawe urabimbwira neza ibintu mbabara tuganire ndakwinginze mbabara tuganire hari ahantu ngiye no kuri mbabara ntwari wabimbwiye iminota mike sheri ndakwinginze nta kintu nakwima uri inshuti yanjye ariko barabimbwiye kuri buye iminota mike tugende sawa merci umbwira amakuru ya bebe muri kumwe nanone na Teta TV ubu rero turi kumwe na wa mumama twasuyiwe mu rugo nsanze agiye yasohotse ariko ndamwometse ndamubwira ntumva ntabwo uri buncike ariko nawe arambabariye arambwira ati ntaje turaganiraho habiri ariko biranshimishije ni umudamu naherukaga kera ni umudamu tutaherukanaga ni umudamu ufite amateka ni umudamu ufite ubuhamya bukomeye byaranshimishije nabyumvishe mu matwi gusa ariko biba ngombwa ko nanyarukirayo ndavuga nti reka ngeyo muganirize reka ngeyo musure reka ngeyo ibindi arabibwirira urumva kandi nawe arabibwira reka mubahe abibwire nawe ni mukuru amakuru baba bebe ni meza nshuti muraza kutwihanganira shana imva mu buzima niba hari ikintu cyongeye kunshimisha nukongera guhura nawe nanjye byashimishije abantu ntabwo nari mbyiteguye babarira rero tutarajya kure tutarajya mu bintu byinshi babarira umbwire ndi kubona bebe mbabwire igihe twabanye mu gihe gikomeye mu gihe utishimye utameze neza urabyibuka nanjye ndabyibuka kuko uyu ni umudamu twabanye igihe kinini ni umudamu hari ubuzima twabanyemo twarihanganyishije akanyihanganisha nawe nkamwihanganisha ku bibazo twembi twari dufite uko twari turi babiri ariko ndagira ngo rwose ambabarire ambwire igihe yamaze reka no kubicisha amatsiko ni umumama wamaze imyaka 18 atabyara si uko atabyaraga yarasamaga ariko inda zikavamo yakuyemo inda zirenga arabibwirira murakoze banje kubasuhuza ariko wanyemerera no mu munezero mu byishimo tukabanza tugashima Imana gato tugakomeza ikiganiro nta kibazo rwose reka dushime Imana no kuri Imana yatugiriye neza irongera duhuje rero ni by'agaciro
Mana data wa twese uri mu ijuru Yehova, dushimiye kugira neza kwawe, dushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe, tugushimiye uburyo utwitaho umunsi ku wundi, tugushimiye uburyo uturengera ukadutabara ndetse no mu bikomeye tugakomeza tukakubona. Gushimiye rero kubw'umuvandimwe wanjye twongeye guhura, ni ukuri biranejeje. Nunyemerere nyaguhora ku ngoma Imana amagambo tugiye kuvugira aha hantu aba amagambo y'umugisha, ibiganiro tugiye kugirana bibe ibiganiro byubaka bagenzi bacu, ni ukuri utugirire neza ube hagati muri twebwe. Ngaho nutwemere rero data, turatangiye, uze hagati muri twebwe, turakwakiriye umushyitsi mukuru, ni ukuri ugende wururutse imitima y'abababaye, abari bumva iki kiganiro bamenye kuri Imana ikomeye. Ngaho komeza kubana natwe, komeza kudushyigikira muri byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Amen, amen. Mama Junior, mama Bebe, urakoze cyane, urakoze, nanezerewe, nishimye. Uyu ni umudamu ufite ubuhamya, afite ubuhamya bukomeye nabibabwiye bw'igihe yamaze atarabona umwana kandi amukeneye, si uko atabyara, yari afite abana babiri bakuru bagejeje mu myaka 18 19, hanyuma haza gushira indi myaka 18 atabyara, atabona umwana kandi amukeneye. Hanyuma kandi si uko atasamagara, samaginda zikavamo, uko asamindi kavamo, uko asamindi kavamo, yagiye kure mu bitekerezo, ariko Imana yarahabaye, yabonye umubebe, nanjye nahagurutse ndavuga nturiya mubebe ngomba kugenda nkamugeraho, reka wenyine abibwira urugendo rw'urwo buzima, abibwira ibyo hanyuzemo, turi kumwe arivugira n'umuntu mukuru, ariko gusa byanshimishije kugera kumubona kikiye mu bebe kandi w'umukobwa. Murakoze, munyemerere mbashimire mwese mukurikiranye iki kiganiro. Reka mbanze mbisegureho n'ukuri mu mbabarire. Hari igihe umuntu ashobora gukurikirana iki kiganiro akavuga ati ubundi se arashima iki ko yabyaye, ubundi se aravuga iki ko yari afite abana, ariko ndashaka kugira ngo mbabwire ngo buri muntu n'ikigeragezo cye niwe wumva uburemere bwacyo. Rero umuntu uri bwisange ndimo mvuga iyi nkuru akumva ko we nta n'umwe afite, agira ibyiringiro, agire kwizera, agire kwihangana, kuko ndibuka umubyeyi umwe yigeze kunkomeza, twahuriye kwa muganga, inda yavuyemo. Mbere gato reka mbanze mbibwire, nitwa Mutuminka Jeannette, ndi umumama. Uyu ni umwana wa gatatu, akurikira umwana ufite imyaka 19. Akurikira umwana ufite imyaka 19. Wihanganye ute ibyo bintu wabashije, nubwo twagendanaga, ariko mu mutima wawe wowe ni waruzi ububabara ufite, ni waruzi igikomere ufite, ni waruzi intambara warwanaga nazo, wabashije kubigenda mute, wabashije kwihangana gute, wabashije kubana n'umutware gute, ese nta ntambara wahuye nazo mu rugo, ese nta ntambara wahuye nazo mu badamu bagenzi bawe. Uratubwira ubuzima wanyuzemo, uratubwira urugendo rw'ubwo buzima, uratubwira Mutuminka, kugira ngo nibura umuntu uri muri icyo kigerageza aka kanya nawe agira ibyiringiro ko ejo cyangwa ejo bundi hari Imana izakora. Murakoze. Ubwo rugendo ntabwo rwari rworoshye, ndumva namaze gusaba imbabazi umuntu uri bwumve iki kiganiro, ni ukuri adafite namba, atarabonye n'indi ivamo, ariko jyewe inkuru mfite, umunezero mfite nuko nzi ko Imana ishobora byose, kandi niyo bizakwanga ni ukuri buri Imana hari ibindi biteganyiriza umuntu byiza. Rero urwo rugendo ntabwo rwari rworoshye pe, ntabwo rwari rworoshye. Buriya twabanaga wowe cyane cyane uranazi. Ndakuzi cyane, reka aravuze ngo ndamuzi, mama Bebe ndakuzi bihagije kandi nawe uranzi, kuko iyi Imana itaza iza kumpemukira ntiguha umwana yari kubimemukiye cyane, kuko hari impamvu mbivuga. Uti urayivuga kubera iki? Uyu mumama hari uruhare yagize ku buzima bwanjye, ntago nabura kuvuga gutyo ko hari uruhare yagize ku buzima bwanjye, arabizi bikomeye, bimeze nabi, abana banjye barya kubera we, ntago nabura kubivuga, kuko tujye tuvugisha ukuri, tuvuga aho twavuye, tuvuge naho Imana n'ibyo Imana yakoze. Hari urugamba yarwanye kuri nge, ndabibabwira, hari intambara yarwanye kuri nge, Imana yagize neza, ntago yari kureka kumuha umwana, yaragaburiye abana banjye. Ni ukuri Imana ndagushimira mu ijuru. Ndabona ubuhamya ari njye ugiye kubutanga kandi twazanywe na Mutuminka. Uyu mudamu ndaza kubibabwira ahubwo mama
mama Junior, mama Bebe, uratubwira urazitwara abanye, wabaye muri societe y'abadamu benshi ndabizi, wagiye mu ma baby shower menshi ukayategura n'ubuhoze umbwira ko hari baby shower murimo gutegura, kandi imbere wanaziteguraga nta mwana, ukabona abantu baratwise barabyaye uraho, hari abo mwatwitiraga rimwe izawe zikavamo, hari abana babona nukuri ndabyibuka rimwe twigeze kugusanga kwa Habyarimana ari nimugoroba inda yawe imaze kuvamo, wari wagiye twishimye tuvuga ngo uragiye bigende neza, noneho muganga yaragwaye ikizere cyose gishoboka, ugenda witeguye ibintu byose, ugenda uri umubyeyi ugiye kubyara, ariko mukanya nkako guhumbya batubwira yuko umwana ubyaye umwana upfuye, byaraturenze byaratubabaje. Mbabarira umbwire ubwo buzima wabyitwayemo gute? Murakoze. Abantu nibatabona ndira, ubundi abantu benshi banzi ko ndi umuntu ukunda kurira, ndi umuntu ugira emotion, ariko ngira ngo none hamarira yanshizemo niko navuga, ubu nsigaranye ibyishimo kuri. Ikintu cya mbere mbanje gushimira Imana nuko wowe uzi ubuzima bwanjye bwose, ahari nari kubambwira umuntu utanze akavuga ati wenda arabeshya. Ikindi cya kabiri nshimiye Imana nuko hari aho nagendaga ngufasha mu buzima, none aya masaha ukaba wicaye hano uri umukozi, uri umuntu ukomeye, ndumva ari igitangaza. Abana baburara dushaka, urumva rero niyo mpamvu ndimo mbwira wa wundi uri inyuma, wa mubyeyi udafite ibyiringiro, wa murwayi uri mu bitaro, wa wundi udafite akazi, kugira ngo agire ibyiringiro ko nta hantu Imana itakura umuntu nta naho itamugeze. Rero urakoze. Ukuntu nabyitwayemo, intwaro ya mbere nagize no kwihangana. Amina. Narihanganye kandi nta shyari nigeze ngira. Nukuri nta muntu nigeze ngirira ishyari, ahubwo rimwe na rimwe bagenzi banjye barantinyaga. Yaba atari uyu mwana yabona nje akavuga ati buriya hari ibintu wenda aratekereza nabi, wenda aragira emotion, ariko nta shyari nigeze ngirira umuntu utwite cyangwa wabyaye. Kuko niyo habaga ari bread shower nkaba ntagiye, numvaga nahombye cyangwa ntasuye uwo mubyeyi, numvaga hari ikintu ntakaje kinini, ngira ngo wowe urabizi. Rero Imana yaramfashije ngira intwaro yo kwihangana nubwo bitari byoroshye, n'abantu bakansengera abandi bakankomeza, ariko hari ikintu ushobora kubwira umuntu ngo komera, akumva ntago arimo bikurura, ntago arimo byumva bitewe n'icyiciro arimo, bitewe n'ikibazo cyafite. Rero natangiye mbabwira ngo umuntu niwe bwite umenya uburemere bw'ikibazo cye, sibyo? Rero ndumva yari yo ntwaro yamfashije, nkomeza gusenga Imana, nkomeza kwiringira Imana. Urakoze. Mama Bebe, urakoze cyane, warihanganye ndabizi kandi ndanakuzi, ugira kwihangana icyo nzi cyo, kandi ugira urukundo, ugira ubumuntu, ntago ugira ishyari nkuko wabivuze, n'ukuri ntago ugira ishyari. Ndabyibuka igihe kimwe, urabizi Mama Junior, hari igihe byari bikomeye nanjye binkomereye, nukuri reka mbabwire ntago ubuhamya rubwa Mama Junior wenyine, bibaye ngombwa ko nanjye ntanga ubuhamya, kandi nazanywe n'ubuhamya bwa Mama Junior, ariko bibaye ngombwa ko nanjye hari ubuhamya mbahaho gatoya. Mama Bebe twarabanye, twakoranye ahantu hamwe ducuruza, ariko uburyo twacuruzagamo we yarafite ibyo acuruza ariko nge ntabyo ngira. Tujye tubasha tuvugisha ukuri, burya Imana iyo ijya gutabara ibanza kureba n'ukuri kuri mu mutima wawe. Tujye tuvugisha ukuri, nta kintu nagira gacuruza, we abifite nkamucururiza, mpacururiza n'abandi babifite. Ariko igihe kimwe Satani arampagurukira, niko navuga, abantu bankorera inama bavuga ko bagomba kunyirukana muri iryo soko nkarivamo. Mu by'ukuri iryo soko niryo ryagaburiraga abana banjye, niho nakuraga, niho nabyukaga njya, niho nirirwaga, niho nakuraga ubuzima bwose. Inama irakorwa ko ngomba kuva muri iryo soko, inama yanakozwe ntahari, mpageze nsanga inama yabaye, bantangirira ku marembo bashyiraho security ngo sininjire, ariko security ndamubwira hari ibintu byanjye ngomba gufatamo. Ariko naragiye, umuntu twakubitanye wa mbere ni Mama Junior, Mama Bebe arambwira ati irukanka ujye muri biro
ugende wumve icyo bakwirukaniye ubasobanuze. Ndagenda ngezeyo mu by'ukuri ikintu barambwiye ngo ntago tugushaka ngo ukorera amafaranga menshi kandi nta kintu washoye, kuko narayakoreraga ntiyari menshi cyane ariko narayabonaga yo kugaburira abana, kuko nagiraga igikundira abantu bakankunda, abantu bakaza bakanshaka, abantu bakangurira, nkacuruza iby'abandi nkasaguraho n'ayanjye. Mu magambo asobanutse nari umukomisiyoneri. Hanyuma Mama Junior urabizi neza, ibyo buzima urabizi. Ubwo abayobozi barambwiye bati rero ugomba gusohoka cyangwa se ugasora amafaranga nk'ay'umuntu ufite ikibanza, nk'ay'umuntu ufite imari. Ndareba mbona ayo mafaranga sinzayabona. Ikindi kinaniza bashyizeho barambwiye bati uzasora n'amezi y'imbere 7 utasuze yose yasore, hanyuma uhere ku murongo umwe waramaze gusora amezi y'imbere 7. Ibyo kuri ndumvishe ko ibyo bintu ntanabishobora, ngira ngo basoresheje hafi amafaranga 80,000. Iyo bavugaga 80,000 kuri nge rero nabaga numva ari nk'ibihumbi 800, nabonaga numva ari amafaranga menshi cyane. Ariko ndabyibuka Mama Junior, Imana igiguha umugisha mwinshi. Mama Junior ndagukunda, Imana igiguha umugisha mwinshi. Hari ahantu wambereye umuvandimwe ukomeye, waruse abavandimwe, waruse ibintu byinshi, wabaye igitangaza kuri nge. Mama Junior ikintu yakoze, uyu mubyeyi yafasha abadamu ntabizi, arabegeranya, arababwira ati uyu mumama arataha abana be babeho gute, uyu mumama arataha atungwe n'iki, ati mwese uko muri hano mwisake, ufite igihumba gitange, ufite 200 bitange, ufite 500 yatange, mugire vuba kandi. Amafaranga barayatanze, amafaranga 100,000, ngira ngo yabaye 90. Mama bebe rero ndagira ngo umukuri hari urugendo rwinshi wahuye narwo urwo rw'ubuzima, ugira gutya rero Mama Junior ubona urasamye. Ukwezi kwa mbere kura oya tubwire, mbwira neza, ndumva afite amatsiko, ndashaka kumenya uko byagenze kugeza ubyaye umwana ukamukira ku bibero ukamukikira ku munsi wa mbere, umunsi wa kabiri tukaba tugejeje amezi hafi 8. Ndashaka umbwire, ndabigusabye gikomeza abantu. Nkisama ku kwezi kwa mbere nyimara kubimenya, nahise numva ko ari ibisanzwe n'ubundi ntazakikira. Amezi 3 aragera, ntabwo nigeze mfata umwanya wo kujya kwikurikirana nk'uko n'ubundi nabigenzaga, kuko numvaga ari ukuruhura ubusa. Nagiye kwa muganga inda ifite amezi 5. Muganga arambwira ati umwana ameze neza, ariko nkomeza nta byiringiro. Gusa hagati aho ndakomeza abantu mbabwira ngo mu ijuru hari Imana. Ibyo tubona twebwe bidashoboka, ibyo tubona byananiranye, Imana irabishobora. Naje gusama afite stress nyinshi, umugabo nta kazi afite, nta kintu na kimwe muri make. Urumva nasamye turi muri corona, muri guma mu rugo. Ariko nabonye Imana kuva nkitangira gusama inda y'umwana kugeza uyu munsi. Ndacyabona Imana, nicyo gihe nabayemo mbona Imana neza. Namugiriyeho umugisha, mbona ubundi numvaga nihebye, nkavuga nese ubu umwana nzabyara azajya kwa muganga gutebi. Kubyara byo numvaga ko atazaba, ntakubeshye n'inshuti yanjye. Ariko nkavuga niyo yaba atabayeho, hari bizakenerwa kwa muganga, hari umwenda bazakenera kumutwaramo, hari mbese buri ibitekerezo byanjye byose byabaga ari ubushyimbo. Ariko nabonye Imana. Gusa ikintu nabwira abantu, dusenge kandi dukomere. Ikindi cya kabiri, tugira inshuti. Nukuri nutagira inshuti mu buzima bwawe nukuri uzahomba, kuko hari ahantu ugera ukumva amafaranga niyo wayabona nta cyakumarira, ariko hakaba mugenzi wawe ukubwira ngo komera. Ndumva nawe wari uri muri abo. Imana iguhe umugisha. Nagize inshuti nziza pe, nziza, za zindi twahagararanaga, bababaraga nkabibona ko bababaye, nako urabizi neza. Rero ndabashimira cyane, mwambaye hafi muri byose bishoboka. No kuri gusa nabwira abantu ngo mukomere, buri muntu akomerere mu kigerageze yumva agezemo.
niba ari icyo kubura akazi, niba ari ukutabyara, niba ari uburwayi, niba ari ubukode, icyo wowe jyewe icyo mbona cyoroshye kuri wowe ni wowe uzi uburemere bwacyo. Ariko nakubwira ngo komera, mu ijuru hari Imana. Gusa icyo nagushishikariza ni ugusenga, ubundi ukishakira inshuti zizaguhumuriza muri cya gihe ibibazo byawe bitaratungana, kandi inshuti z'umugisha zirahari pe. Rero ndabashimira abashuti banjye mwambaye hafi, ndashimira abantu twasenganaga n'ukuri. Abamama dusenga n'Imana ibahumugisha, bambereye abamama beza, baba mama bahekaga ikibazo cyanjye nk'icyabo, baba mama biyirizaga kugira ngo mbyare ukuri pe. Ariko uyu munsi ndanezerewe, ubundi navugaga ijambo rimwe nkarira, umuntu yanyuraho nkarira, ariko ubu sinkigira amarira ukuri. nabibona nawe. Ntabwo byanangaje, wahoraga uturi kukarira ahubwo wandushaga amarira. Urumva none numiwe cyokora Imana yaraguhojeje, yagize neza n'ukuri. Imana yaguhojeje, iguhojeje. Imana ni imbyeyi n'ukuri. Imana yaguhaye umwana mwiza w'umukobwa nk'uyu nguyu, iki baby cyiza, mama iragenda iguha umukobwa. Imana yarakoze. Cyabajuri ndishimye, ndanezerewe, ahubwo rwose umva reka nkwereke. Ngereka nguha envelope ya bebe. Urakoze sheri wa. Reka nguha envelope ya bebe. Reka nguha envelope ya bebe. Ndishimye pe, uyu ni umunyamugisha. Ni umunyamugisha, nta kuntu rwose mama June reka nkubwire. Ntago Imana yari kurakuguha umwana waragaburiye abana mama. Warakoze. Iyi ni envelope ya bebe sheri wanje, maceri, macucuri, mbakukuri yanjye, igikobwa cyiza. Cyaba Majudi rero ni ukuri gira ikintu ubwira abagudukurikiye, gira ikintu ubwira abadukurikiye, ari abo bareba iki kiganiro cyacu, ari abari hano mu Rwanda, ari abari hanze y'igihugu, ari abari hehe, ari abarwaye, ari abatarabyara, ari abadafite uko baryara, abadafite aho baba, bose gira ijambo babwira. Ijambo nababwira ngo nibakomere kandi nibihangane. Ikindi bazirikane intwari yo kwihangana, kuko tutihanganye twasara, sibyo? Bihangane, niba urwaye wihangana, ariko umenye ko mu ijuru hari Imana, umenye ko na nyuma ya zeru hahandi abaganga babona ko byarangiye, Imana ijya ibigenza neza. Abadafite abana bihangane n'ukuri, kandi basenge, ndabizi neza ko hari icyo Imana izakora. Rero nyemerere nshimire abantu bose, cyane cyane ndashimira abashuti banjye, n'ukuri ndabakunda abashuti banjye. Ndashimira itorero ryanjye nsengeramo, ndashimira abaganga banyitayeho ntwite bebe, ndashimira umutware wanjye, n'ukuri yabaye intwari ku buzima bwanjye, kuko jyewe numvaga nta mbaraga mfite. Ndibuka hari umuntu wigeze kumpamagara ari nijoro arambwira ati twabyaye, nanga kumwereka ko wenda hari icyo ntekereje muri iyo minsi, nibwo nari maze iminsi mukingiza ibyago. Ndabyuka njya mu kindi cyumba ntangira kurira, araza mfata ukuboko arambwira ati komera ihangane, humura, ariko tuzabyara, kandi nitutanabyara Imana ifite ukundi izabigenza, tuzarira bariya, ubwo niwo mugisha yatugeneye. Rero ikindi ndashimira Imana cyane yampaye umukobwa. Amina. Icyo cyose uva nirirwaga ngenda nkagura imyenda y'umukobwa, nkagura udukanzu, nkagura, mbese numvaga ubuzima bwanjye, n'ukuri sinjya kubeshya, numvaga gusa Imana ishimwe ko yampaye umukobwa, ndayishimira. Rero icyo nsaba Imana imfashe yihanganisha bagenzi banjye, kandi nawe wowe wumva ufite ubuzima, wowe ubona ufite ubushobozi, wowe ubona hari icyo warusha mugenzi wawe, inkunga si amafaranga gusa. Inkunga ya mbere ni ukubwira mugenzi wawe ngo ndagukunda, nubwo yaba ari mu kigeragezo ukamubwira uti hangana, Imana izabikora, sibyo? Wenda ukamufasha gusenga, iyo niyo nkunga nabonye ikomeye mu buzima. Rero ndashimira abaturanyi banjye cyane. Nanone njya nkunda kubana n'abamama, haramutse wenda hari abamama bateranye bampamagara tukaganira, tugasenga Imana, ndabikunda cyane, kandi nzi ko Imana ijya yumva nubwo itinda, urabizi. Nshimiye Imana byose ibyo yadukoreye, nshimye Imana ku bwawe.
ntago nari nzi ko aya masaha waba wicaye hano ari wowe utanga ikiganiro, ari wowe wa wundi waburaraga, wa wundi wagendaga adafite yajya, wa wundi urabona ko Imana igihindura amateka. Nawe rero nshuti yanjye ihangane komera. Reka nshimire rero abantu mwese muri gukurikirana iki kiganiro, wenda aho twaba tuvuze tugatandukira cyangwa tugakomeretsanya, mutubabarire kuko turi abana b'abantu. Gusa icyo navuga ni ugukomera, Imana ibahe. Murakoze cyane rero abakurikiye Teta TV, murakoze cyane abatwumva aho bari hose, murakoze abantu bakomejwe n'iki kiganiro, murakoze abantu bagize ikintu kibubaka, murakoze cyane abantu abatarabyara bazabyara, abatariye bararya uyu munsi Imana ibibahe, abadafite aho baba kuri Imana ibikore, Mana yo mu ijuru yatabaye igatabara mama Junior, Mana yo mu ijuru yantabaye nkaba ntaburara guhera uyu munsi ndi uri Imana ikomeye. Rero nukuri abakurikiye iyi channel mukore share comment, turabikeneye kandi mudukurikire, turabakunda cyane. Ciao.